reka nongere mbasuhuze n'abahikaze ku biganiro byacu twibanda kuri Pi Network. Reka akanya dusesengura uko AI ubwenge bwo gukorana burimo gutanga amahirwe potentials muri Pi Network ndetse na Interlink Labs. Interlink Labs nayo ni crypto platform nshyashya iri muri mining yasohotse uyu mwaka wa 2025. Niba utazi Interlink Labs rero ni byiza kuba wayimayininga. Haba Interlink Labs ndetse na Pi Network, imishinga yombi ifite icyerekezo gikomeye ari cyo kwegereza ikoranabuhanga rya blockchain abantu bose binyuze kuri telefoni za smartphones. Nubwo imishinga yombi rero ihurira ku ntego yo kwegereza abantu crypto, uburyo iyi mishinga yombi ikoresha cyangwa uburyo abakoresha crypto n'icyerekezo cy'igihe kiri imbere, iyi mishinga ibiri Pi Network na Interlink Labs ni imishinga itandukanye cyane, kandi aha niho hihisha amahirwe n'ingaruka zishobora kugena uzatsinda cyangwa aho umushinga uzajya ku ntego zawo mbere mu bihe biri imbere. Tugiye kwinjira muri kiganiro dusobanukirwa intego za Pi Network, intego za Interlink Labs n'uburyo izi mining platforms zombi, izi crypto projects ebyiri zose zirimo gukoresha ubwenge buhangano bwa AI kugira ngo zirusheho guhindura ndetse no kwigarurira isi by'umwihariko mu bijyanye n'ikoranabuhanga ariko rishingiye ku bukungu buri decentralized. Pi Network yatangijwe nk'uko tubizi umwaka wa 2019, ifite igitekerezo cyoroshye kandi ariko gikomeye, aricyo gutuma buri muntu wese ufite smartphone ashobora kwinjira mu isi ya cryptocurrency atabanje kuba umukire cyangwa inzobere mu ikoranabuhanga. Pi yubatse umuryango munini cyane ku isi mu rwego rwa crypto, umuryango ufite aba miners cyangwa aba pioneer bagira kuri miliyoni 100, kandi abenshi bagenda bakora KYC uko bwije n'uko bukeye, ndetse na migration bamaze kuyibona, mbese bamaze wallet zabo zamaze kwimurirwa kuri mainnet. Ibintu rero Pi yakoze nta wundi mushinga wa crypto kuri iyi si urabigeraho. Intego ya Pi mukuri si ugushyira hanze ko irimo guyicuruza gusa nk'uko imishinga myinshi ya cryptocurrency bigenza, ahubwo intego ikomeye ya Pi Network ni ukubaka ubukungu nyabwo bushingiye ku ikoreshwa nyaryo cyo twita utility. Nanone kubaka uburyo bwo kwishyura serivisi, kugura ibintu, gukoresha ama application, ama dApps atandukanye arimo kubakirwa muri Pi ecosystem, no kubaka ya ecosystem irambye kandi izamara igihe kirekire, kandi aho uwo ari we wese azakenera igicuruzwa azakibona igihe azaba ashakiye ndetse n'aho ariho hose azaba aherereye. Ku rundi ruhande nanone hari Interlink Labs. Ku muntu rero utazi mining platform ya Interlink Labs, ndashyira link muri description y'ikiganiro ndetse no muri comment, ndaza kwipininga kugira ngo umuntu wese wumva ashaka kwinjira muri umushinga wa mining nawe awujyemo. N'ibintu byoroshye rero ntabwo bigoye. Iyi Interlink Labs rero yatangijwe muri uyu mwaka mu kwa gatatu kwa 2025. Interlink Labs yaje ifite icyerekezo gishya cyane kandi gihuye n'ibihe bya AI. Interlink yibanda kuri human centric network cyangwa rwo rusobe rw'ikoranabuhanga ariko rugizwe n'abantu, ariko nanone ibyo bigafashwamo n'ikoreshwa rya AI, biometrics ndetse n'indangamuntu zemewe mu kurwanya bots, deep fakes n'abantu batari abantu ba nyabo mu ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu bwa Web3. Mu gihe rero isi irimo kuzura imikoreshereze ndetse na AI zitandukanye zishobora kwigana umuntu,
Interlink Labs ishaka ku rufunguzo rwo kwemeza ko abantu ari abantu ba nyabo muri ibihe by'ikoranabuhanga. Ibi kandi bituma Interlink ifata umwanya ukomeye mu guhanga ibikorwa remezo bya Web3 by'ejo hazaza, cyane cyane mu bijyanye n'imari, mu bijyanye n'ubwenge bukorano AI, ndetse no mu bijyanye n'umutekano w'iri koranabuhanga iki kiragano cy'isi kirimo none. Iyo turebye neza rero, iyi mishinga yombi yaba Pi Network na Interlink ni imishinga yombi ifite viral appeal isa cyangwa se ifite ubwamamare n'ibyo yombi ishingiyeho bisa naho bisa. Pi yabikoze mu ntangiriro zayo, Interlink nayo irimo kubikora vuba cyane, ariko Interlink yerekana nk'iterambere cyangwa icyo twakwita evolution ya Pi, ikagerageza gukemura ibyo bamwe babona nk'uduce Pi yatinzemo, nko gutinda muri open mainnet yuzuye no kwikoreshwa rinini rihuza isi yose. Pi yo ifite igihe kinini maze, ifite umuryango ukomeye wa pioneer, ifite na ecosystem igenda ikura yaguka buhoro buhoro. Interlink yo ifite ubwihute, ifite kwihuta, ifite inkunga y'ibigo bishamikiyeho twakwita institutional backing, ndetse n'ikoranabuhanga rishya rihuza AI ndetse n'uburyo bw'indangamuntu. Tubibutse ko na Pi ibi ngibi nabyo ibifite. AI rero ni ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe, cyane cyane muri uyu mwaka turimo gusoza 2025. Niyo mpamvu Interlink Labs isa n'ifite amahirwe menshi yo guhungabanya isoko cyo twita short term disruption kubera ikoranabuhanga rishya, inkunga ifatika bitewe n'ibigo biyishamikiyeho, ndetse n'ubwiyongere bwihuse bw'abayikoresha. Hari amahirwe ko Interlink ishobora kuzamuka cyane igihe yari imaze kujya ku masoko. Bamwe kandi bakavuga ko Interlink ishobora kuzikuba inshuro 5 ndetse ikaba yazikora ndetse no mu nshuro 10 mu giciro mu gihe gito izaba imaze kujya hanze. Bitewe nuko listing n'imikorere byagenda, ibi byose nibyo bizagena agaciro ku Interlink izajya hanze ifite. Mu gihe Pi Network yo muri icyo gihe gito yo isa n'ifite inzira ituje kurushaho, ishobora kuzamuka nk'uko babibona abahanga igihe open mainnet izaba imaze kujya hanze. Igiciro cya open mainnet bavuga ko gishobora kuzazamukaho 2 cyangwa kwikuba inshuro 2 ndetse no kwikuba inshuro 3, ariko nanone bavuga ko Pi itazahita ihubuka ngo iturike bikabije izamuke mu giciro cyane ako kanya, ngo kiretse igihe hazaba habayeho intambwe ikomeye bitewe n'imbaraga open mainnet izagira hanze ifite, ndetse na influence y'isoko, uko isoko rizahita ryakira coin imaze igihe itegerejwe n'abantu benshi kandi n'ubu bikaba igitegerejwe cyane. Ariko nanone iyo turebye kure nko mu mwaka wa 2030 no hejuru y'uyu mwaka, amasura y'iyi mishinga azahinduka. Pi Network kuri ubu ifite amahirwe akomeye yo kuba ifaranga rizakoreshwa buri munsi n'abantu benshi ku isi, kubera ko rizaba rifitwe n'abantu benshi bitewe nanone n'umubare wazaba bakoresha Pi Network kandi urushaho kuzamuka buri munsi. Kandi iki kintu cyo kudaheza Pi yubatse kikaba ari ikintu kizatuma Pi izaba isakaye mu bantu. Hari abaprojectinga bakavuga ko Pi ishobora kuzajya ku giciro cyiza cyane mu gihe kiri imbere, atari kubera speculation gusa, ahubwo kubera uko Pi izaba irimo irakoreshwa cyane mu bucuruzi no mu buzima bwa buri munsi. Interlink ku rundi ruhande ifite amahirwe yo kuba irimo kubaka infrastructure nini ya Web3 ishobora gukoreshwa mu kurwanya uburiganya mu by'imari, muri AI,
no mu rwego rw'indangamuntu ku isi yose ibintu bishobora kwiganisha ku rwego rw'agaciro kazaba kari muri za triliyoni z'amadolari ku isoko. Iyo rero tugerageje gusubiza ikibazo gikomeye kibaza kiti ninde uzatsinda hagati y'imishinga ibiri, igisubizo kimwe gishingiye ku bwenge bukorano nuko Interlink Labs ishobora gutsinda mu guhindura ibintu vuba, icyo bita disruptive potential, mu isi yuzuyemo AI n'abantu abatari abanyabo mu by'ikoranabuhanga, mu gihe Pi Network iyo izakomeza kuba amahitamo atekanye, icyo twita safer bet, ashingiye ku muryango, ukwizerwa n'igihe kinini imaze yubakwa. Ntabwo yari amarushanwa yo gutsinda umwe agatsinda undi ntatsinde hagati y'imishinga, ahubwo ni imishinga ishobora kuzamukana buri umwe mu cyerekezo cyawo n'undi mu cyerekezo cyawo. Dusoza iki kiganiro rero twavuga ko Pi Network na Interlink Labs byombi byubakiye ku kintu kimwe gikomeye aricyo mobile accessibility. Nanone byombi byumva ko ejo hazaza crypto n'ikoranabuhanga bitazubakwa n'abantu bake bafite ibikoresho bihenze, ahubwo bizubakwa n'abantu basanzwe bafite telefone. Ku bashoramari nanone cyangwa abashaka kwinjira kare, kwinjira muri iyi mishinga yombi icyo twakwita diversification bishobora kuba inzira nziza, kuko buri mushinga ufite aho ukomeye n'igihe gihagije cyo kugera ku ntego zawo. Isi rero y'aka kanya turimo irimo guhinduka vuba kubera AI na Web3, kandi imishinga ishoboye guhuza ikoranabuhanga, indangamuntu biciye mu KYC n'abantu ba nyabo niyo izagira ijambo rikomeye ejo hazaza. Rero Pi Network niyo mushinga wa Interlink Labs byombi biri muri urwo rugendo, ariko buri kimwe gifite inzira yacyo yo kugera ku ntsinzi.